Haleluya, shalom shalom, Yesu nashimwe cyane bene data, muraho neza mwese abo Yesu agira ubuntu, mbaye ikaze na karibu ku Hano TV. Ikaze cyane we mwene data tugeze kuri iyi cano bwa mbere, nitwa Mama Teta, umwana w'Imana, Imana agira ubuntu bwo kuvuga ubutumwa mu mahanga yose. Ikaze rero mu muryango mugari w'abana b'Imana. Iyi cano nta kindi ivuga ijambo ry'Imana. Mbere yo kugira ikindi kintu cyose mvuga, reka tubanze tujye imbere y'Imana dusenge dushima Imana. Mana nziza, Mana igira neza, se umwami wacu Yesu Kristo, aya masaha ndagushimye kandi ndaguhimbaje, ndagushimye ko nta wundi umeze nkawe, uri Imana yo kwiringirwa no kwizerwa, mu byitwa Imana nakwanjije nani nzaguheruka, witwa Imana rugira rubasha, ushobora byose nta kibasha kurogoya umugambi wawe. Mana nsutse umutima wanjye imbere ya nk'amazi, mbere ya byose wanze unyuhagira unyeze ununganye, amaraso yawe nkuri inkamba n'ibizinga, amaraso yawe nkuri gukiranirwa kwanjye kose, inzandiko zose Satani yandegeshaga aya masaha zicaho kure zitabwe mu nyanja yo kwibagirana. Ubabarire umuntu wese ugiye kumva iyi video, Uwiteka Nyiringabo, umwami Yesu Kristo umweze umutunganye ku gato no ku kanini. Data ngiye kuvuga ijambo ryawe, ntaba ari njyewe ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ndaburizamo kidobya na kirogoya byatuma ijambo ryawe ritamamara mu isi, mu izina rya Yesu, amen amen. Tujye kumva ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima wanjye, riboneka muri Yohana ibice 14. Ndasoma kuva ku gice cya mbere. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Haranditswe ngo, ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa data harimo amazu menshi, yaba adaharimba mbabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu, nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeho. Kandi aho njya inzira murayizi. Imana ishimwe cyane. Ahangaha Yesu Kristo yari ari mu rugendo rwo kwitegura gusubira mu ijuru, atangira gutegura intumwa ze imitima kugira ngo bitazabatungura. Noneho Yesu Kristo aravuga ati, nimuhagarike imitima yanyu. Imana ishimwe cyane. Iki nicyo gihe nanjye nje kubahumuriza, kuko uko bwije nuko bukeye turi kugenda dusatira. Ntabwo tuzi umunsi n'isaha, ntituzi igihe bizabera, ariko Imana yo mu ijuru yo yize umunsi. Rero mwene data, wihagarika umutima n'ikintu icyo ari cyo cyose, yaba ubukene, yaba inzara, yaba uburwayi, yaba icyo waba uri gucamo cyose, reka guhagarika umutima wawe. Iringira Imana uyizere. Nimba Yesu Kristo yarasezeranyije intumwa ze ngo agiye kudutegurira ahacu, aho tuzabana nawe mu bwami bwo mu ijuru. Kandi twibukirane, mu ijuru nta byago, nta nzara, nta gutabwa, nta bupfubyi, nta bushomeri, nta gahinda, nta ntambara, nta bukene mu ijuru. Haleluya. Mu isi duhura n'ibibazo, duhura n'ibitugora, duhura n'ibitugerageza, duhura n'ibidutera agahinda, duhura n'ibintu byinshi cyane, ariko ndizeye ntashidikanya mu ijuru amateka azahinduka. Mu ijuru ntituzongera kurwara, mu ijuru ntituzongera gupfa, mu ijuru ntituzongera kubura abacu. Haleluya. Mu ijuru nta kintu tuzigera tuhabura na kimwe. Yesu nawe abwira intumwa ze ati, mwihagarike imitima. Amen. Mwizere Imana. Mwene da, reka twizere Imana muri byose, tuyiringire, ntitugire ikintu twishingikirizaho kitari Imana yonyine. Imana yacu ni nziza, Imana yacu igira neza, Imana yacu irashoboye, irahambaye, irakomeye, kandi izabikora. Amen. Haleluya. Noneho Yesu Kristo yigishije intumwa ze, azigisha isengesho. Aravuga ngo, data twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, uko biri mu ijuru. Haleluya. Aba ariko biba mu isi. Nimba mu ijuru njyewe Mama Teta cyangwa uri kunyumva ufite inzu Kristo yagiye kugutegurira, niki ko biri mu ijuru kuki atari ko byaba mu isi? Kuki wumva ko uzapfira muri nyakatsi, uzapfira mu bukode, uzapfira mu bibazo, uzapfira mu bigeragezo,
uzapfira mu gutabwa, uzapfira muri ibyo byose uhagazemo uyu munsi udafitiye igisubizo. Haleluya. Kura amaso mu bigeragezo, kura amaso mu biguteye ubwoba, kura amaso mu byo ubona bidashoboka. Imana yacu irabishoboye. Twizere Imana, twizere Yesu Kristo, tumusenga ubudasiba, tumwiringire, ibyiringiro byacu bibe kuri Yesu Kristo, nawe azabikora. Iki ni ikiganiro Kristo yagiranye n'intumwa ze. Haleluya. Hasi sindahatesoma cyane, hari imirongo ngiye gusimbuka, ariko hari aho ngiye gukora kugira ngo dusenge. Amen. Ndagira nkubwire ngo Yesu yagiye kugutegurira aho uzaba, kandi icyicaro cyawe nikimara kuboneka, amina, azaza kugutwara. Humura, tuza umutima, wa mfubyi we, wa mupfakazi we, wa mupapa we, wa mumama we, kubw'ikibazo wari ufite cyose, iringira Imana. Komera mu mwami Yesu Kristo, wiringire Yesu, arabishoboye, arahambaye, nta kimunanira habe namba, byose arabishoboye, byose arabishoboye, kandi bizagenda neza. Imana ishimwe cyane. Hasi aho intumwa zari ziritangiye kumubaza ngo nuko Toma aramubwira ati, databuja, ntituze aho ujya, inzira twayibwirwa n'iki? Ahangaha abantu benshi bajya babwira ngo ariko wizera nka Toma. Amen. Bajya bavuga ngo kwizera kwawe ntago ni gutoya nko kwa Toma. Ngo data, ngo ntago tuza aho ujya, ariko sinzira twayibwirwa n'iki? Kandi bari barabanye na Yesu. Yesu hari n'umunsi umwe Yesu yarababajije ngo se abantu bagira ngo ndinde? Bose bavuga uko babyumva. Petero arangije arahaguruka ati, uri Kristo, uri Mesiya, umwana w'Imana. Yesu nawe aramubwira ngo yewe Petero, ntabwo ari inyama n'amaraso bikubwiye. Bene data, nshuti zanjye, Imana yacu ni nziza. Haleluya. Kandi nawe ushobora kuba ufite confusion, ariko iyo confusion nujya muri Yesu Kristo ukamwiringira, ukamwizera, uko gushidikanya uhagazemo, Imana iraje kugukuremo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yesu aramubwira ati, ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Imana ishimwe. Kristo niwe nzira, ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data atamujyanye. Bene data, Yesu niwe nzira, ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data atamujyanye. Tuzi ko mu nzira nta kibi gikorerwamo. Inyuma y'inzira mu gihuru ni handi bihagarika, ni handi bakora bya bindi ibikomeye. Haleluya. Bakorera ibyaha. Sindabona umuntu wihagarika mu muhanda mo hagati, sindabona umuntu ugenda akagira mu muhanda mo hagati. Mu nzira ni mu nzira. Yesu niwe nzira, ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Sata mujyanye. Bene data, nimuve mu bidatunganye, muze kuri Yesu, atuyobora inzira y'ukuri, atuyobora inzira ibujya mu ijuru, atuyobora inzira izatugeza kwa data. Munsi y'inzira haba ibyaha, munsi y'inzira ni urupfu, munsi y'inzira ni ukurimbuka, munsi y'inzira nta buzima. Mu nzira muri Yesu Kristo harimo ubuzima, harimo amahoro, harimo ibyishimo, harimo kunezerwa. Imfubyi igeze mu nzira ari we Yesu Kristo ahindurirwa amateka, abona identite nshyashya, ibi bye byose yakoraga bihinduka bishya. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi mu rugo rwa data ugitahane harimo amazu menshi. Nimba kwa data ari amazu tuzabamo mu ijuru, no mu isi ntituzabura amazu tubamo. Icyo ni icyambere. Ntabwo tuzabura ibidutunga. Icyo ni icyakabiri. Ntabwo Imana izadutererana, ntabwo izadusiga. Ikindi, Yesu niwe nzira, ukuri n'ubugingo. Uyu munsi utane ko Yesu ari we nzira, ukuri n'ubugingo. Mu nzira ntabwo uzayoba. Nuca mu nzira ntuzayoba. Nuca hanze y'inzira uzayoba. Nuca hanze y'inzira uzagwa. Nuca hanze y'inzira uzakomereka. Garuka mu nzira, garuka muri Yesu Kristo. Ngwina kugirire neza, ngwina kubera umutabazi, ngwina kubera umujyanama, ngwina kurwanirire, ngwina gucira inzira, ngwina kubere byose muri byose. Imana ishimwe cyane. Amen. Haleluya. Haleluya. Reka nsimbuke iyo nkuru bagendenagamo. Noneho haleluya. Dusome ku murongo wa 11 ngo nimunyizera nimunyizera mwere, kuko ndi muri data na data akaba muri nje. Ariko rero nimutizezwa n'ibyo mvuga, munyizezwe n'imirimo nkora ubwanyu. Yesu ashimwe. Uwo muri icyo kiganiro Yesu yabonye ko intumwa zari perdi, bari
ntabwo bari bazi Yesu nyawe, ntabwo bari bazi uwo ari we, baramwitiranyaga. Haleluya. Aravuga ngo nimunyizere kandi mwizere muri data, kuko ndi muri Yesu, muri data na data akaba muri njyewe, nimungirire icyizere. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Kandi Imana ishimwe ngo ni ukuri ahanga 12 ngo ni ukuri ndababwira ukuri, unyizera imirimo nkora nawe azayikora, ndetse azakora niyiruta, kuko njya kuri data. Yesu yagezaho abana bona mu mitima nta kwizera pe, arangije aravuga ngo ni ukuri nimunyizera imirimo nkora muzakora iruta cyane iyo nkora. Yesu ashimwe cyane. Urashaka gukora kuruta Yesu, aho Yesu yagejeje nawe ugahera aho ngaho, Yesu akagukoresha iby'ubutwari, izera Yesu. Izera Yesu, kuko Yesu ari mu Mana. Kristo ari muri data, data akaba muri twe. Imana ishimwe. Yaravuze ngo ndagiye nzagaruka mbane namwe. Noneho hasingizwe ko izi ntumwa ari zigena na Yesu nta mwuka wera bari bafite. Yes, umwuka wera ngo arazaga akabajyaho bakabaganura bagomba guhanura, ariko uyu munsi wa none umwuka ari muri twe. Ni ikimenyetso cy'ingwate. Nimureke twizere Imana, nimureke twizere ko Yesu akiza, duhizere ko Yesu ahindura amateka, twizere ko Yesu azura, twizere ko Yesu atabara, twizere ko Yesu akura ku cyavu, twizere ko Yesu nta kure habatageza umuntu. Wizere Imana iragukorera ibitangaza, wizere Imana iragutabara, wizere Imana iragukiza, wizere Imana iraguhindura amateka. Imana ishimwe ngo kandi nitugira kwizera tuzakora ibiruta ibyo Yesu yakoze, kuko Kristo ari muri twebwe, azadukoresha iby'ubutwari. Arashaka ngo tumutize imibiri yacu, arashaka ngo tumutize ututunwa twacu y'iminwa, ayivugiremo, ayikoreshe, tube mikro, Kristo arangururire muri twebwe. Imana ishimwe. Haleluya. Kandi amina. Haleluya. Yesu arangururire muri twebwe, yivugire, ubwoko bwa Kristo bwari bwarazimiye bugaruke. Umurongo wa 13 ngo kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikora, kugira ngo data yubahirizwe mu mwana we. Ngo icyo cyose tuzasaba cyose, icyo tuzasaba mu izina rya Yesu Kristo, Yesu azagikora kugira ngo Imana yubahirizwe muri Kristo. Uyu munsi wa none ucyumva iyi video, gira icyo usaba mu izina rya Yesu Kristo, urebe ko Imana itagikora, kandi usabe wizeye. Ntusavuga ngo reka mpfe kubikora. Oya, bikore wizere, icyo usaba cyose Imana iragikora. Nta kintu Imana idashoboye. Imana yacu irashoboye. Imana yacu yakuremeye amaboko, nayo ifite amaboko, nayo ifite amaso, nayo ifite amatwi, nayo ifite. Haleluya. Yesu afite byose. Tugira icyo dusaba, twizere ko Imana itagikora. Tugiye gusenga Imana muri aka kanya gatoya. Usaba ikintu cyose ushira ku mutima, ubwira Imana ngo ndifuza iki kintu, umwaka utanga iki gihe Mana uzawagikoze. Reka dusenge. Mana nziza, Mana igira neza, se umwami wacu Yesu Kristo, amasaha ndagushimye kandi ndaguhimbaje. Uri Imana yo kwiringirwa no kwizerwa. Ndagushimye kubw'ijambo ryawe Data wera. Ndagushimye ko mu rugo rwa Data hari amazu menshi wagiye kudutegurira. Uwiteka uhabwa icyubahiro ko warwaye Kristo ukamuduhana n'ibintu byose. Mana tubanje kugusaba imbabazi mu izina rya Yesu Kristo, kugupinga, kutizera ikintu cyose twari kubonye nk'umunyantege nkeya. Utubabarire, utwuhagire, utweze, udutunganye. Ndasabira mwene Data wese waracitse imbaraga, Mana mweze, Mana mucunganye, ikiganza cyawe gikiza kimukiza indwara y'abarwaye, yaba kanseri, yaba sida, indwara z'imitima, indwara za diabete, imyingo, za rubagimpande, za paralize, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka Uwiteka wigaragaze nk'Imana nzima. Abari bafite agahinda n'umubabaro, abari babonaga ko bidakunda, bidashoboka, birashoboka muri wowe Yesu Kristo. Ni wowe ugira icyo ukora cyaba kitaruka cyema ndetse ukagikomeza. Ngaho buri wese umuhindura amateka, ngaho buri wese umucira inzira, imfubyi uyitabare, umupfakazi umutabare, uri mu nzimbo umukuremo mu mwuka ndetse no mu mubiri, mu izina
ryawe Yesu Kristo. Reka Mana urebe kwifuza kw'abantu mwami, ubahaze ubagenderere, ikiruta byose ubahuzuza umwuka wera, ubakoreho mwami Yesu, abaguye ubabyutse, abatakwizeraga bakumenye bakwakire nk'umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwabo mwami. Uri Imana nziza, uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana yo kwizerwa, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana y'amahoro ibahe umugisha mwinshi, Imana y'amahoro ibagire neza, nitutagwa isari tuzasarura bene data, amen.